neza nshuti y'abavandimwe ba King Power TV1 turabasuhuje aho muherereye tubashimira cyane ku bakoze subscribe share and comment kuri channel yanyu King Power TV1 channel yacu muri abantu beza cyane turabashimira hanyuma vuga ngo uyu munsi wa none nabazana ibintu bigiye bitandukanye bukeya n'ibyo tubazanira ngo n'indi content shasha nabazana umusitari wanyu mukunda cyane kandi muzi muri benshi vuga ngo utamuzi niyo tokwivuga gusa kapfe kumwerekeza gusa kamera ukuvuga ngo bahita umenya muninde umusitari turaza kumubazaho utuntu tumwe n'utundi abantu benshi bagiye bifuza ko namubaza rero nshuti y'abavandimwe ihangana bakomeje guhura n'ibibazo mukomere cyane hano turi mu isi udahura n'ibibazo ihangane birashika kandi ejo bizarangira rero tugiye gutangira tutaratangira reka tumweze ikaze yibwira abadukurikiye kuri microphone kumwe na King Power hanyuma umutumirwa wacu tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane nishimiye kugera kuri King Power nagize neza kuma ikaze ku mazina nitwa Gasore Blaise cyangwa se Dr. Bea ndarindi ryitwa Jonathan ufite channel zibiri ngira nyinshi bakanda kuri niyo ushaka ko bakanda kuri Bea and Tira family hanyuma niyo channel yacu ariko nongere nkangurira abantu gukanda kuri King Power TV1 ni bisanzwe igikuriye tikicika cyangwa se urundi rutoki wakoresha ubwo bwose nta mutima mubi mwakoze kumbi ikaze nanjye nisanze mu kiganiro cyanyu mwakoze cyane hanyuma ikaze Nairobi nkaho rumaze iminsi utari ino Nairobi yego ngize hafi amezi atatu ni mu ruzinduko warukumbuye cyane hano cyane abana banjye bari bankumbuye itorero ryacu abayumbe muri rusange inshuti zitandukanye kuko Nairobi mpata imyaka myinshi ni ukuvuga ngo mutuye hano imyaka myinshi ufite inshuti nyinshi so ariko Imana yarampurukije ubu ngize iminsi 2 Nairobi amezi 3 nuvuga ngo hari umunsi wari warenza amezi ugiye mwivuga butumwa kuko ndabizi akenshi ugenda ugiye mwivuga butumwa hari umunsi wari warenza amezi 3 ntabwo narenza amezi 3 akenshi iyo nkoze igihe kirekire ngira ukwezi cyangwa hafi 2 ataragera ariko ugasanga rimwe na rimwe ngira n'ukwezi umwaka ndavuye Nairobi ariko kubera ama request y'abantu iyo ugiye ukagenda ya requestinga kubera kubonye umwanya wo gucoma kugiye koga byabiye twagendaga turi abasiribateri si kimwe n'ubu dufite inshingano kandi nanone urabizi ko Nairobi abana barya ari uko isi yasohotse cyane so kugenda rero ugatinda ntabwo biba bisa neza yego ariko ikigeni cunatinze usibye ko naje mbere Uganda bimbwira impamvu ituma nongera gusubirayo wageze Uganda nongera gusubirayo ngo wageze Uganda ndasubirayo mara ukwezi rero kundi wageze ni Burundi se i Burundi sinagiye kubera impamvu z'ibyangombwa byacu wageze Goma cyane Goma twarakubonye igisirimba nageze Goma wabaye kutera impuzi wango yikubitaho ngeze Goma kabisa ni Bukavu Goma ngeze gutunye Goma umutekano mwiza bikomeye hari umutekano hari n'unezero hari umutekano kandi atekanye wakisondorerwa kunezera anti bishoboka kandi ndizivangura bihari bunyine ntabwo bizivangura ni ukuvuga ngo icyo bita M23 yaragiye iraharema nta bucafu nta kuvuga ngo uyu nguyu n'uyu ni umututsi ni umuhutu nimba ari umuhutu ni ubwoko kwanga abantu bose n'abaturage b'abakongomani ubona ko babyakira kuko hari igihe twagendaga
biratwara dusuhurira mu rurenge uvuga ngo bagera mu muhana w'ababende ushoreye inka bakaba bamiriza ngo munyarwanda mbona rupuwa yake none se guma nawe ndabizi ko byahageze niyo donke kariya gace kose nibyo zabagamo ariko kuva bahafashe ni ukuvuga ngo okay uwogira ibyo avuga ni mu mutima niba wakundiga uvugira mu mutima umugabo umwe ngo yahuye n'undi uzi utukana cyane ngo yamagenda avuga mu mutima ngo nawe keretse ari babandi babifite mu mutima bakabona nta handi bigaragariza ariko muri rusange niba ufite umutima iyo ageze hanze yisanga nyine muri activite z'abandi kandi ukundana umutekano mwiza kandi uzahebe ikiza bikwereka ko mu gihugu cyatekanye uzuba muri quartier d'abasirikare benshi bahari nase abasirikare bose twabonye byabagiye ni ukuvuga ngo bashobora sinzi iyo bazabaga abasirikare bashobora kuba bari mu nkengero z'igihugu ariko muri quartier bene iyi modoka imwe bene iyi wenda iri kuri patronti nko kujya imodoka mu bihugu zakuza ntabwo wasanga umuhanda basinze biriya byari byakorwa mari barabi pumbafu naho ibindi igisirikare ca sultan takajagari bose bari smart gusinda ngo meza nta gusinda muri mu baturage nta kunyaga nabene wacu bakongoma naho ni beza ikihe kibagira babi n'ubuyobozi bwabo ngo icyo bayumvira abakongomani nabo bagira umutima mwiza bagira umutima mwiza uyu usanzwe wa kimuntu n'abandi bagira umutima ariko ndi bagira logique nyinshi iyo umwe avuze ngo ni mwice bazaba babica batabaje ngo kubera iki twica barangiza bagakamera ariko ubu nyine kabisa aratekanye ari Bukavu ari Goma ameze neza aho ntageze narimo mfite kugera ni Kamanyura sinahageze ariko aho nageze n'amahoro ahantu utekereza ahantu ugenda ukageza hafi saa 6 z'ijoro ukagenda nta musirikare ubundi ngo uzana ikarita yawe kandi burya ubundi muri Kongo aho burya ngo uhure n'umusirikare wera n'umusivile nijoro ariko mbere warangiza umusirikare ugahunga akaba ari uhunga ariko ubu nyine guhura n'umusirikare uramwifuza ntunamubona ikibazo rero cy'imibereho myiza yaje irahindura hameze neza pe igihugu kirasa neza kandi Kagoma ni umujyi ukomeye cyane usa neza wubatse neza ufite buri kintu cyose unakize ni ukuvuga ngo n'imirenge nawe ibyo zose birahari iwacu umuhira neza ubundi mvuka mu Rurambo nubwo twavuye muri Byura umunyazura neza uri mu rugo neza nawe umunyazura ndombefe neza gusa twavuye tukiri batoya twavuye cyagiye cy'intambara nawe ni 98 twavuye 9 uvuga ngo cyagiye kuba tukiri abana b'imyaka ingahe gutyo tukiri ku ibere njyewe nahunganye umufuka w'amasahani urayibuka hose umufuka w'amasahani hanyuma karakomeza kurunguruka hano ufite amatsiko y'ibintu bagiye gukanda ku ishuri yakazitisha ku ishuri sinigeze ntisha babaga muri yanga y'abambere ni ukuvuga ngo natsinzwe mu ishuri natsinzwe nakaza nko mu 11 ariko akenshi kuva mu wa mbere segonderi kugeza mu wa gatatu n'abagu wa gatatu wa kabiri abiganye na Bea muze gutera komante kigati twiganye nawe nawe twiganye nakabasova muri Rambo kurege kabasova sakaje imbere yawe hari umuntu akazukopera agakopera n'izina ryawe akamandika
izina ryawe uko wanditse rwose ni date n'amazina yawe yombi akaba yandika. njyewe n'abagwa kuva mvuye muri primaire nk'aho yangoye bukeya ngeze mu wa kabiri mu mashuri yose nize ni ukuvuga ngo nasibiye mu wa mbere primaire gusa ntabwo nigeze nsibira hano niho batagira ibyo gusibira hano umwaka uzamutambuka ariko ziri ko muri kuvuga ngo tupfa gutanga utarageza amanota 50 gutya azamuka 55 ntabwo bakwemereye cyane nko mu wa gatandatu primaire ni ukuvuga ngo aho nigiye ngeze mu wa gatatu secondaire nibwo natangiye kumenya ubwenge bwose n'icyo nshaka na contabilité ni ukuvuga ngo narayiga nkamenya n'iki nashimye ni ukuvuga ngo bavuga ngo carbone ngo hydrogene ni iki cyo gutekereza gusa n'ibiki ariko rero iyo umaze kubona umwana mwiza cyangwa se nawe uzi icyo ushaka ntabwo bikugora cyane ntabwo bikuvuna hajya wiga ibintu bijyanye n'iki ibyo nize amategeko yose urayazi tuva kwica amategeko nawe ibintu yose tuyica bazakubwira ngo ntukibe kandi ukama wiba kandi wagize kandi uri mu rusengero kandi uri mu rusengero kuko akunda mwese tubwira ngo ibyagoye abantu mu ikanisa ngo nibyo bazi urabona muje mu rusengero pasiteri akabigisha mwaje mu ikorari bakabigisha mwahura n'umuntu mutandukana mutavuze ku Mana agakwigisha ariko nitwe twamenye n'ubukristo haka video nigera kubona umupasiteri umwe wa Giduraje ese twogutanye tampatse cyo ufite muze umupasiteri ngiye kumenya avuga hejuru y'abacuranzi bakomoka kwa Kayini. Abacuranzi bagira umwuka ukomoka kuri Kayini, igisekuruza cyangwa umwuka spiriti uyobora abacuranzi ukomoka kuri Kayini. Niyo mpamvu abacuranzi bagirana isharu bwabo. Abacuranzi bemerana ni bake, umwuka wo kwemerana ntawo bagira, baba bameze nka Kayini. William akazarana niki wagira abacuranzi bagenzi bawe nizo cyangwa nawe ni guteye cyangwa abacuranzi rero iyo bahuye ari benshi senti bona yica, bamwe baba bashiramo kode ngundi bize kumunanira. Uwo ni umwuka wa Kayini. Nagategereye yaravuze ngo abacuranzi bose ndababwira pasiteri mwirinde batazabicira senti uburyo umucuranzi yavuye kuri senti mudashaka uburyo ayiseti mu mugezi we nawe bizeye umugore ibyo bintu nibyo abacuranzi barabikora. oya yaratubesheye kandi ukuntu William yatubesheye icyo akoze ngewe sinabiha agaciro kubera wabivuze. Abacuranzi bakomoka mu rubyaro rwa Kayini. Urubyaro rwa Kayini egari ishari. Abacuranzi bagirana umwuka w'ishari. Amucuranzi utagira ishari, iyo abonye undi mucuranzi aba ameze nk'imfizi igiye guhura n'indi, baba mu mwuka wa competition, umwuka wo gupingana. ni ukuvuga ngo utamuzi niyo wobiha agaciro, ariko hari ukuntu ndagweza urugero ushobora kuvuga ijambo nkumva uburemere bwabyo ukavuga ati runaka avuze ijambo kaba nufata umwanzuro swate wo kugusubiza cyangwa kutagusubiza bikurikiranye n'uburemere bw'ijambo n'urivuze. Hakaba n'undi uvuga ijambo ukamusuzugura, akaba n'urivuga bitewe n'impamvu runaka. Donc ni ukuvuga ngo ibintu yavuze nta remere ifite. Nta remere ifite, ni uko yaza bisobanura ahubwo iyo atanga inama akavuga ngo abantu bose b'abanyeshari bafite inkomoko yabo, kuko mu bacuranzi baba barimo, mu baririmbyi baba barimo, mu bapasiteri baba barimo, muri kariyeri yose habona abakinnyi b'umupira umwe bose undi gutera undi kufura undi akagira ishari, aho mu bakondegiteri baba barimo. Rero umuti
aho cya kintu gikomoka, ni ukuvuga ngo iyo baravuze ngo nimba ukora akazi runaka ukagirira iwanyu ukora mwezi urugero wenda rwoshwe nawe tuziranyeho, nimba ucuruza protect nawe nkayicuruza kakugirisha ari kubera ko wenda umukiriya yakujeho ufite inkomoko runaka, nawe kwiyaderesa ku bacuranzi ntawe mubloke sente, ntawe mwiruka, ntawe tutsundi, ntawe warwanye n'indi mu kanisa arimo kwa bari gusebya abantu. Reka turekere aho ngaho tumureke gusa, ariko abacuranzi muhumure ntabwo mukomoka kwa Kayini. Siga mubitse senti bayica kuko ashiramo kode kugira ngo undi mucuranzi ataza kumurusha, bagira abadayimoni bakomoka kuri Kayini. Ariko gutese komoko yacu ni muri Kristo, twakomoka kwa Manyanga Kayini. Reka tubirekere aho ngaho, hanyuma reka dukomeze noneho ngiye kumubaza niyongere arekiri introduction, ndaza kumwereka amafoto ambwira umuntu runaka nawe uri kundeba wasanga nawe uri muri ano mafoto sinzi, gusa ni amafoto nagiye ntora yawe bifotoje sinakura aho wayashize, kuvuga ngo Beya nimba umunsi muvuge uko umunsi, undi nawe yani uko umuzi nimba utamunsi mureke ntabirenze cyane. Sani bakunze kureba ngaho kera wabitekereje kandi nta kintu na kimwe twebwe tuvugana na Beya. Ufite amatsiko kumva wowe ukanda iyo telefone. Reka mbere kuri uyu muntu, iyi ni foto yiwe mfite kandi aragaragara neza, arahita amubona, kuvuga ngo reka mbere kuri uyu muntu hanyuma aze kumutubwira amuvuga amagambo atatu amuziho cyangwa yamubonanyeho cyangwa se yamwumvanyeho, ari umuzi wenyine cyavana kuko abantu bazavuga ibintu byinshi gusa ntibavuga kuvuga ikintu uko umuzi exactly kukuri n'abandi bantu bamumenye. Beya uyu muntu uramuzi? uwo simuzi ahubwo ni benshi. Uyu muntu ni wewe? Ni jewe, ni akarako mara yaje. Yitwa nde? Uwo ni umudamu wanjye n'umugore wanjye, my wife, yitwa Ndutira Denise. Mama Jonathan? Mama Simeon. Urataganisha? Mama Simeon muzi ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni umuririmbyi mwiza. Nize histori yawe ngo mwahuriye ahantu mu gitaramo bitana gutya ukamuhabwa cyane. Ikintu wamuhawe ni umuririmbyi mwiza, weze kuba icyo ari umuririmbyi, ni umuntu Imana yahaye impano iramworohereza, ni ukuvuga ngo iyo afashe microphone abantu ntibatinda kunezerwa, batinda kumva. Ariko ubwo ndavuga ba bandi bahora n'igitaramo cyo mu mutima cyabo, n'abandi bose bamukunda. Ariko hari ukuntu abanyamaguru bavuga ngo kosora ngo bagize gute, hari ukuntu indirimbo iza igahurira n'umuriro mu mutima ugafatwa bidatinze. Rimwe nuko abandi baza bakazimya abanyagitaramo, turabona nk'abayimbe cyangwa se abataramyi bose muri rusange wenda kuzitubana muri kariyeri, ko umuntu yaririmba cyangwa yakora ikindi kintu yari ukamwumva twotaha ni nuko akorana nawe cyane. uvuga ngo umuntu uvuye ku musozi Masayini aba afite umwuga utandukanye n'umuntu buriya, cyangwa se n'ikintu nubona wowe ufite umwuka wera ukabona hari ukuntu utari guhuza n'undi, imyuka yakoroganye, nimukorera mu mamaye abiri. Icya kabiri, umugore wanjye muziho, ni umuntu uzi kubana n'abantu bose neza. Uweza akambwira ngo yakoroganye n'umugore wanjye, apana n'ibyo byagabo bavuga uyu mugore we naba nzi ko amubesheye.
kuko umugore wanjye nta kintu na kimwe yapfa n'umuntu uwo ari we wese. Icya gatatu muzi iyo yarakaye ndaza abihisha, aravuga bikarangira, agiye bikwereka ko yababaye. aya natwe nizo tumuzi. Uramuzi? Uwo ndamuzi, yitwa Tereziya Gasito. Tereziya wa Yesu. Tereziya wa Yesu, ikintu cya mbere muziho nuko ariwe pare wanjye. Naje ari pare je yabaye MC yewe niwe pare wanjye. Pare wanjye ngo rubuko niwe wari pare. Kuzana wagize bityo. Ndakwereka abandi tazi. Keretse pare wanjye muzi ibintu byinshi. Ikintu cya mbere nta kintu yotinya kuvuga ngo umuntu ngo aragira ico amutwara. Icya kabiri, buriya Gasito ni imfura cyane kandi ni umunyakuri kandi agira umutima mwiza, muvuga ibintu byinshi. Icya gatatu, ni umuyobozi mwiza mwisi. Icyo ngicyo cyo twanze kwinjira iriya indani mu maraso. Kundi ubwoko bwacu abamuzira. Uwo yitwa Bigizi Janti. Bigizi Janti simuzi ibintu byinshi. Murabona nayo. Naramucuranga inshuro nyinshi muri yuze, ariko impamvu yose simuzi ibintu byinshi ntitwabanye bihagije. Ngo Bigizi Janti muzi ibintu bibiri bikomeye. Ikindi cya mbere, Bigizi Janti yarakijijwe, ni umukristo, vuga make nitwararika. Icya kabiri, ni umuhinzi mwiza ku rwego rukomeye. Mugira indirimbo izabifasha cyane. N'ubu niyo nyitegera bivuga ngo mbese ko mwese apfuye nk'umuyobozi w'uru rugendo. Niyo ariko dufite ubaruta Yesu niwe ubaruta, kandi ubwo nkubwije ukuri mumbwiye indirimbo yose ntegera mbere yuko nza hano. Hakaba iyindi yaririmbye aravuga ngo nubwo wafata indege ngugere ku mutima w'iki ngo ntibishoboka ko umuntu wamumenya. ufata indege umutima, Imana yonyine niyo izi umuntu. wowe tukumenya yani uzi ukora tugaragara ko Janti rero ni umukozi w'Imana mwiza nzi kabisa, kuko njye umuntu uzi ibintu sinatinya kubivuga. Ndamuzi gutyo. umusore wamuzi. Uwo musore yitwa Mbabazi. Uwo mwana rero Mbabazi Patrick, Mbabazi muzi cyane, ariko ndamuvuga ibintu bibiri gusa. Ikintu cya mbere, ni umwana ukunditse, kumubona burya arakunditse. Agira igitaramo muri we, arakunditse, agira igitaramo muri we. Hari n'abandi badakunditse, hari abantu Imana izimbana ariko ntibakundike, bazaba abanyembana ariko ntibakundike. Buriya numva ndi moko avuga ngo tugomba gusengera ngo yikundire n'ibiki n'ibiki, none gusanga kera kitari ukuri. Mbabazi arakunditse. Icya kabiri, ni umuririmbyi mwiza uri kuri standard. Icya gatatu, agira ishaka ry'umurimo w'Imana, agira ifuhe ry'umurimo w'Imana, arabiharanira kugira ngo umurimo w'Imana ntugire icyo uba nubwo ari data ari we uhagarariye. umusore wamuzi. Uwo musore yitwa Kadogo. Kadogo si muzi ibintu byinshi. Ikintu muziyo niyo muntu w'umunyamurenge wefluwashije abandi kuririmba, kugeza igihe abasore benshi biganye kuririmba nkawe. muri sebeni niyo wefluwashije abahungu benshi
ba generation yiwe kwigana kuririmba modali barimba Seveni modali wacu wagisubizo wikitengera modali ndi yakunda kuririmba Seveni cyane modali mbagindira ijana zose ariko ukadogo yifasha abantu benshi muri Seveni bituma banayigiramo imbaraga yo kuyumva kuko aririmba neza cya kabiri aritonda n'umuntu witonda Acha mwari tugiye kubasubiza bamuzi yitwa Richard Zebedayo uyu muntu ni mu na Trésor kintu cyambere muziho niyo muhungu utazutwaza mwisi musaza wa Diane niyo muhungu utazutwaza mwisi utagira n'ikibazo na kimwe ni ukuvuga ngo Richard nta kintu na kimwe yitayeho icya kabiri muziho neza kandi nzi abahungu benshi batagira uwo muhungu agira kubaha kudasanzwe abantu bose babita ba dadi kikindi ni umuririmbyi mwiza aya uyu uramuzi Daniel wabo James kwamubera James na Daniel uwo yitwa Daniel twabanye i Bugande akiri mukobwa bose urabazi mwarabana Empire kundagira nasimbutse cyane twabanye i Bugande ayiga ku ishuri imbari Makerere yigiraga cyo ndazi mu ishuri imbari Makerere muri indi university sinzi aho yigiraga ariko twarabanye ndacurangira muri Gisubizo Daniel ni umuririmbyi mwiza nico muziho naho ibindi bisanzwe bya buri munsi simuzi nzi ko ari umuririmbyi mwiza sinzi ko azaririmba cyangwa atabizi nzi ko gusa ko iyo aririmba neza kandi wasize kuri Mbabazi Mbabazi gabo sibateri yabananiwe tuzobera ngaba abasaza ba muri Kongo biwacu ba data babatumba gushaka bakakubomborera bazi tuzomubomborera uyu uramuzi Israel Mbonyi ni umuririmbyi mwiza okay ni umuhinzi mwiza nawe kuririmba wari nk'abandi wenda si n'umuhanga cyane gusumba abahungu cyane ni umuririmbyi mwiza ni umuhanzi mwiza imbaraga ubuhozi yambanye ahantu indirimbo nziza azima indirimbo nziza afite amagambo meza icya kabiri aritonda bisanzwe bya kimuntu icya gatatu niwe muntu utazugaragara mu bitaramo by'abanyamurenge byinshi yaba ari amateraniro sinzi impamvu bazamutumira ariko bikagorana uramuzi Nkomezi Prosper Nkomezi rero navuga ibintu bibiri ikintu cya mbere Nkomezi niwe muhungu w'umunyamurengezi warananiwe gushaka niwe muhungu w'umunyamurengezi warananiwe gushaka kandi afite ubushobozi Israel nawe utarashaka nawe bananiranye abo ni babiri bananiranye b'abahanzi icya kabiri ni umuhinzi mwiza kandi icyo bundi Nkomezi ari mu ndirimbo zitonze zifite n'ubutumwa bwiza ikindi aritonze mu buzima busanzwe muzamubura gusaka amaseka uwo niwe Nkomezi noneho nakujanye cyane mu baririmbyi ntari yasigaye umwe uramuzi Mukongomani ikintu cya mbere bazavuga ko dusa cyane yewe n'ifaranga zanjye zanyishuri bakababura n'abantu bakabura ngo sha wacuranze neza
Imana ibe umugisha reka tukugurire akazirya ukamugira ngo niwe wakoze ibitangaza akazayimbwira ati kingwa se kabukira. Ikindi cya kabiri uyu mugabo yarakijijwe kuko Imana yaremeye urabona neza unezeye umuhimbi hano tugira ngo yikorere naremeye umugabo Imana yaremeye hari indirimbo yuzi yamuganga Imana azanamba mu okay si we narimo shaka iyo yahimbye ndayibuze donc azaririmbiza rusange n'umunyagitaramo wenda usanga azahimba izindi atazisora ariko nizo. Ikindi mukongomani muziho mu bwami bw'Imana ni umunyeshaka n'umwataka haleluya yiwe izica abadayimoni ibihumbi kandi akunda abakozi b'Imana kawe. tuve mu baririmbyi sibyo tuve mu baririmbyi turangizanye n'uyu musore uramuzi uri umuhungu wanje yamwigishije cyane uturanga senti yawe gitaramo yitwa Nzungu umuhungu arasama Nzungu ni umugunga mu nzu y'abadinzi itututu cyangwa ni umusama umugunga mu nzu y'abadinzi je ndi umusama ndi umugunga mu nzu y'abasama ni umudinzi nibwo nkange mumenye kuri iyo Nzungu narizi ko ari umusama. Nzungu simuzi ibintu byinshi ikintu cya mbere muzi ni uko ari umucuranzi mwiza. Icya kabiri ni uko iyi telefone ifite ariyo yayinguriye ageze muri Amerika yayiguze ataragenda mubwira ko yapfuye anyereza ifaranga ari muri Amerika ndazirya amureba ngo urinde hanyuma niwe muntu izi mu bacuranzi unkunda cyane kandi naje ndamukunda. uvuga ngo sinurangizana na Nzungu naransige uyu kera wamenye uyu musore utangira Bangutsi niwe mucuranzi twabaye izi cyane uvuge ibintu muzi by'umwihariko. Ikintu cya mbere nzi kuri Mbangutsi ni uko yagize impano nyinshi kandi impano nyinshi iyo udakoresheje antrenema zimwe ziragucika cyane. niyo mpamvu akenshi Pawulo yagiye agaruka ku kintu cyo kwitoza. Mbangutsi n'umucuranzi, Mbangutsi akora production, Mbangutsi ni umuhanzi, Mbangutsi ubu nyine yatanga imyuga wo kugira filime, Mbangutsi ubu nyine yabaye mu kuvuga butumwa preach azagenda bwiriza ku muhanda. Ni ukuvuga ngo ariko zose azikora neza, imigeri ibiri ntitereka kimwe kizomunanira. Okay, twavuye mu baririmbyi mu bacuranzi tugiye kuri uyu musore uramuzi? Uwo ni Cyiza Kabuye nibyo bantu. Oya, Kabuye yarapfuye. Yitwa Cyiza. Yitwa Cyiza. Ukore rya Kabuye. Kabuye ni inshuti yaje. Uwo yitwa Cyiza. Narabivuze ejo bundi ku yindi channel. Niwe muntu washatse kwishiraho ikintu kimuhesha izina arangije araribura. Gute? Yaraje waje kuronshinga Akagara ku mugaragaro, kandi muri Kenya nta Kagara tugira. Tako nta muyobozi n'umwe tugira Akagara. Nta muyobozi n'umwe tugira Akagara muri Kenya. Uzapfa kwimye n'ubifite ngo bya bindi twarebye muri Kongo biri mu mutima kandi icyo bikoresha. Ni ukuvuga ngo kuzana ngo waje kuronshinga Akagara muri Kenya batwirwanaho babisi. Yashatse kuzana izina asanga abantu harize nabo twamusuzuguye turamwihorera, n'ubu yarashize yarapfubagaye. Kandi kubera iyo mpamvu icyo kizomubaho. Uyu musore uyu mugabo uramuzi cyangwa bombi urabaza?
bombi ndabazi wowe n'abantu utazi ubanza ari mukuru wanje reka yitwa gute yitwa Seba Sebakiyasi irindi iryo zina gari rya data wacu rya kabiri mvuze uzabikora yitwa Seba. Seba ni mukuru wanje neza nacu mu nzu muzi ibintu bibiri icyo yemeye yogipfira uvuze koko ni ukuri icyo yemeye ndabirya ngo mushana ngo yagiye habe neza nikomeze ariko ningari ibintu byo mwacu nanjye numva ntumva ikintu ntuzana ibindi ngo kurankomvenga simba ncumva nyine bea ukira aho ngaho nagize cyo kubona goma kubona uri gucuranga kandi ujana na bamwe bavuye hano nzi ko bagiye mu kazi hakaba ari akavideo kawe cyangwa se bigeze kuvuga uravuga ngo uzatabara ari uko bageze hano sante cyose yabagiye gutabara ijambo yavuze yagiye kukisubiza none sinotabara kubera ko buri abantu bagira icyo bahamagana ni ukuvuga ngo ubundi nta mukristo ugomba kugira imitima ibiri umukristo agomba kuba afite umutima umwe ukunda Imana ariko agasengera igihugu cye kujanye n'abatabazi bivuga ni ngombwa ku bijyanye n'abatabazi ndabaza urugero hari abanyamurenge bahamagariwe igisirikare n'umuhamagariwe kuko uza ncuranga abo bagomba kugenda hakaba abandi nkatwe keretse jewe nyine bakanjana niba ncuranga sente ruguru mbere yuko baza gutera cyangwa baterwa ngacuranga sente urugamba rukamesheka kuko bivuga no muri Bibiliya basabaga ko yari kwije imbere bakabona gutsinda abanzi ariko umuhamagaro ikije neza cyane niyo bambwira gusa ngo bacometse sente mu minembwe jewe nzacura gusa barasa ntabwo ibitangaza nose biriya biterane bazakora ukabona abantu banezerewe ukumva ko yacuranga tuzumva uko gutererayo si rimwe si kabiri niyo mwaka ushize aho twapanzeho igiterane tuba tutegura n'umugore ngo tuzajeyo bihita bihinduka ishusho irahinduka iyo n'indi pati tuzakomeza cyane umugabo uramutse turi kumubona neza yitwa Ngarura Patrick Ngarura yitwa Ngarura sinzi nimba ari umuki n'inyabyinshi yitwa Ngarura Patrick ni umunyabyinshi rero mumbwiye uwo Ngarura rero ni umuntu utemera ibyo leta ya Kongo idukorera kandi udakunda bene wabo utagakunda abanyamurenge ukunda abanyamurenge ntiwoguma kurya gusa abanyamurenge baba bapfa wanavuga ukavuga utukana kumbe ugatukana n'abakuruta uyu mugabo uramutse witwa Byamungu nani harimo nk'iryo zina yitwa Ndaryara uvugite umuzi uwo nawe ni umunyakagara ni kimwe n'uwo Ngaruye kandi ngo bose ni abaperezida bamutse ni abaperezida yiwe barande gutora perezida w'icyama cyabo perezida we ninde uyu ni perezida yitwa Ndabuje yitwa sikongiye kumenya ntaje nawe yagiye yitwa Ndemana yaje ufite nambazi ya perezida okay nuko atari mu mutima wacu utabeje kumuvuga nuko atari mu mutima wacu uyu mugabo ni iki bamuvugaho uwo ni Maître Moise ndamuvuga ibintu bibiri gusa ikindi cya mbere ni uko ari umugabo dufite mu banyamurenge ufatikanyije n'abandi
kuburanira amaraso yabo kandi udatinya ikintu icyo ari cyo cyose kandi nanone n'ibyo avuga ashobora kuzazira ubwoko cyane. icya kabiri ni umugabo mwiza jewe twarahuye n'igoma afata neza umugabo mwiza cyane ndamuzi uwo ni mwana wanje ni Gatabazi evangeliste. Gatabazi rero Gatabazi ko ndirinda kumuvugaho taramubaza icyamugaruye nzomenya ko yarwaye cyangwa yagize ubwoba cyangwa hari ibindi yakoze byatumye agaruka niyo mpamvu hano ndamukoraho. Mu buzima busanzwe uko muzi ni ukuri ko muzi Gatabazi iyo yemekeye ku mwana agarase azanavuga ibintu ngo nagiye aha mpura n'uyu mwambwira gutya kandi icyo rero yaravuganaga ni akagara kabi. uramuzi? yitwa Kibasumba ni umukazana wanje. Adela Kibasumba umukazana wanje. Adela Kibasumba muzi mu Rwanda shaka ukunda ubwoko kuva kera uyoboye Mahoro Peace imyaka myinshi watanze imbaraga ze ubwenge bwe ubushobozi bwe. uramuzi nguyu? Yitwa Michael Michel. niba wanize icyongereza kurya nakoze formation y'icyongereza sinzanzwe. Michael Michel muzi gusabwiriza nta kindi muzi nta kindi ntacu tuzi ko ari mu wanashaka ni nguku naje ndiwe nta kindi aricyo agakora se ngenda azakora. umusore uramuzi? umusore ntabwo umuzi? ejo mwari kumwe? uyu Scott niwe w'ineza? oya ntabwo wundi w'ineza ni Scott TV ni umusore mwene wacu umusore n'umusatsi irende wawe uwo ntacyo muziho rwose. urabona ko wabonye ko nanone namuyobewe ubaka salami oya bahano moto uwo ni General Sematama nagufashe uyu niwe nasanze utazi. uwo simuzi uwo General Sematama uhagaze mu mwanya wa General Makanika niwe Yoshua kandi Imana imurinde imusigame azarenze imyaka 100. turamukunda tunamwombea sana. Nick Mbela hari indirimbo yose bamuyomba icyambere ni inshuti yanjye. ikindi cya kabiri ni umugabo wanze ko ubwoko burengana aramukunda aje kumurwanira. ikindi agira umutima mwiza n'ishaka ryinshi. uwo ni Kanyamukwega Nyakinshasa. Ikintu cya mbere agira umutima w'umurwanashyaka wamurenze. ikindi cya kabiri ni umuntu utagira icyo atinya kubwira umuntu uwo ari wese yabonye kibi kuri we. icya gatatu Nyakinshasa agira umutima mwiza. Kanyamukwega ni akagara yanze gusanga abandi atembera mu wundi mwobo wo hirya. titwosoza tudakoze kuri uyu mugabo. uwo ni intwari yacu General Ukunda Makanika. General rero nza muvuga inshuro nyinshi
ikintu cya mbere ni umuhanyi wanje niwe wampaye inka nakoye muraziranye nayo n'ubu twaba tuvugana ko amahoro n'aba ari mu ijeje gucuranga ruguru. Icya kabiri yigeze kuvuga dutaramye mu gitaramo i Bukavu aravuga ngo bumva uwo n'umugore wanje ngo ngacuranga nzitira akaririmba ngo twoba mu ishambo mwaka tutarya ngo dutarame. Cya gatatu ni umugabo wakunze ubwoko mu maraso ingingo ziwe zose zuzura ubwoko kandi utagira ubwoba kugeza aho ureba igihe gutangaje mugongo baramunaniwe niyo muntu wa mbere yashishe drone mu banyamurenge kuva isi yabaho wenyine bashatse baramunaniwe bamuhigisha ikoranabuhanga bamuziza icuho yahagazemo habe ngiye kugeza n'ubu zinamubwira ngo Imana yo kwa muzura tukamusanga atanga speech niyo muntu wari umuyumbe niyo muntu wari umusirikare wizewe niyo muntu utari muri manganyi makanika Imana mbere kumuvuga mu izina gutyo mpurutse yari umuntu yari umuntu wujuje ibisabwa byose kandi tuzahora tumwibuka iteka ryose ntabwo tuzamwibagirwa ubuzima bwacu bwose. hari ikindi barenza kuri bano bantu bose tuvuze? Ikindi narenza kuri ibi bintu umuntu wese twavuze Bibiliya yaravuze ngo muviye mwaguye mugaruke. Nta gihe abanyamurenge tutazohorana agaciro kuzogeza Yesu aje. Nubwo none dupfa dufite ubuzima burebure bwo kuzabaho iteka. Icya kabiri igihe cyose dukora umurimo wese twaba turimo yaba ari uw'Imana yaba ari uwa leta yaba ari uw'iki iyo utagira gukunda amaraso yawe mvuga n'iki naho uvuka inkomoko yawe ntabwo Imana yibeshe kutugira abanyamurenge iyo udakunda abanyamurenge uvukamo ubutangarize ko mu ijuru utazajayo. Abapasiteri badakunda ubwoko basezera ubupasiteri cyane cyangwa abashirika badakunda ubwoko batagana kubwo mu izindi bazojayo. uwanga mugenzi we n'umwicanyi niko Bibiliya ivuga. Uretse ni bibiri ni umuntu udakunda n'umwicanyi ahubwo size umuntu wanga ubwoko ibitorero yarangiza nikabwiriza abwiriza ibiri ko udakunda ubwoko mu bwanga ubwoko Imana izifata ikintu cya mbere Imana izikora kugira ngo ibisubizo bigere ku bantu izibacisha mu muryango kandi umuryango dufite ni abanyamurenge. iyo rero wikuye mu banyamurenge mu maraso yawe ijuru nturitegereze. Sobanura abantu gukunda umunyamurenge cyangwa se kuvuga ngo ukunda umunyamurenge cyangwa se ukunda ubwoko. Gukunda ubwoko ni kwifatanya nabwo mu bihe barimo, mu kwifatanya mu bihe barimo, mu kuvuga, mu gutanga ubushobozi, mu kuvuga ngo aho ariho hose, mu gutera intambwe ukaja kuri furo nimba bisaba isasu. Ni ukuvuga ngo ni ugukunda umunyamurenge yapfa ugakunda tugira ubwoba ngo uriya yapfuye nawe ejo nzopfa. Reka ngo weze urugero, ubu nyine nubwo bavuga ngo abantu ngo tuba tuza kuri YouTube ngo tukavuga ngo batsinze ku rugero ni umufano kwa mufano bashaka abantu natwe bakatwica. Ejo muratekereza isanga abanyamurenge bose bapfuye bazize guhera ku bahungu n'abakobwa bapfuye ruguru bazira uko dusa.
baziriza intambara doze ndabitekereza nsanga nta n'umwe nduta naje mpfuye ngo nigeze gutuka leta ya Kongo ejo igatsinda ku rugero n'umwogero ejo igatsinda ngo nagiye muri Kongo bamfashe ngo subira n'inzo bakazuvuga bakanyica ndamaze mfe kuko n'umunjewe ndaco ndusha abapfuye imbere yacu ariko abantu bagomba kuba bakunda ubwoko kandi igihe kiganiro kinda n'izigushirarenga n'izigushakira views abantu bagomba gukunda ubwoko icya kabiri bagomba gutanga ibyabo n'inama andi moko menshi akomeye niko bigo mu bushobozi bwabo ku bandi kuri bene wabo ariko twe dufite abanyamurenge batanga imisanzu nubwo naje rimwe na rimwe bincika kandi ndayabuze ndagize gute umutima mubi ariko tugomba gutera iyo ntambwe yo kumva ko amafaranga yose mituwalite yacu twatse agomba kuba abasore nzi bavuze ngo bazatanga umusanzu wabo kubera ko tuzi ugenda ngerere ngo kuvuga ngo umukristo utanga sadaka mu pasiteri wamaze ayita utanga sadaka mu Imana y'ijyo abasore barabaye mu bwongo kandi muturwanya nga cabin technique tumubanga ko Safaricom zitanga amatangazo cyangwa MTN ngo nimubona ngo hari bitagenda neza ngo muri cabine ngo kaba bitegura abo barwaye mu mutwe niba abantu bafite chairman bizewe mwisi ni Nairobi kore neza ibyo bindi byabo hari nubwo bavuga ngo barayohereza amafaranga yose twatanze ngo barayishura umwana isi yagiye gutabara Kayore cyangwa ikasarani wacu cyangwa Kitengera niko bateganyije gukora none se kwanga gutanga sadaka ya mugani wawe ngo tuzi ya pastor azayitwara Bibiliya yaravuze gusa gutanga ahabwa umugisha kandi ari ikintu baratekereza tubikura gusa mu gufasha ubwoko haba n'amafaranga byitwa ko dufasha ubwoko ni umugisha twadukorera nubwo yego wifashije ariko kandi Imana iguha umugisha kubera ko barekomeje cya gikorwa cyo gufasha abatishoboye utagenda usinzira none wowe uragira urasinzira tubagiye gutabara uranasinziriye hari umwana isi yagiye gutabara birukanye mu ishuri nizurumva urapanze ntabwo upanze so ibintu rero tugomba kubikora amarangamutima tukiyumvisa ko umunyamurenge wese hari umugabo nategereje ubundi yagiye muri Amerika avuga aravuga ngo iyodiyo ngo ayitanze ngo ari muri yo ngo n'abana be ngo n'umugore wiwe n'ibiki nimba muri Amerika umugabo wene ni go kwigomwa 20 ndabona ndamure ngo batanga 25 z'idolari 25,000 ato ibihumbi bitatu z'ahantu ayo ni amafaranga make ku muntu wo muri Amerika abanyamurenge bose muri Amerika batanze idolari 25 ni umusanzu ukomeye ubwoko butazibagirwa ndetse nawe ubwabo bagahabwa umugisha usati tukaza tubara amafaranga utanga kwangana izubara yawe utanga gusa sasa n'amubwira jewe mfashe umwanzuro wo kuza ntanga buri gihe nawe ugafata umwanzuro wo abanyamurenge muri Kenya turi hafi miliyoni zingahe turi benshi hafi ibihumbi nka 30 z'abantu ibihumbi 30 z'abantu ni amafaranga menshi ya buri kwezi asohoka niba ngo ejo bundi abanyamurenge muri Kenya dushobora gutanga ibihumbi 10 by'idolari ku kwezi turagushimiye cyane mwakoze cyane turagushimiye wakoze kandi ubutaha tuzongera tubane nawe turacyari kumwe hano ukiri hano Nairobi tuzakomeza tubane nawe kuvuga ngo turabashimiye cyane abakurikiranye kuri King Power TV1 mbaba cyane b'ingenzi turabakunda iyi televiziyo yanyu King Power TV1 turayishimira kandi tubabwire ko tuzabashigikira kugeza ku rugero rwiza mu bushaka tuzabakorera share sharinga ku ma status zacu tuzashira ku mbuga tubarizwaho kwizuba hose zo mbaho tuzagaragaza ku kwamamariza kandi
abazumva n'icyo twakosora muzatange comment aho munsi aho nubwo dutuka nta kibazo kuko njye sinanga abantuka ibyo ngibyo nabyo mbishima cyane ntabwo benshi intega ubwiye ngarutse hari ikindi ndi buvuga hejuru y'icyo mwakoze kudutumira turabashimira kandi tubabwire ko tuzagaruka turagushimiye yego uriya ni umuntu mwiza mwiza kwa mundi namubwiye ejo isa n'ejo ejo hashize yese ejo twarahuye nta gahunda twari dufitanye yewe cyangwa se n'inzu twari Nairobi ibibazo ko yari yarayashatse ndamubwira ati shaka ikiganiro byawe ube mutuganiza abantu uyu munsi nibwo yambwiye none yaje turagushimira cyane umuntu mwiza akoze cyane kandi utaze yica gahunda utaze yica gahunda